Fanya Kazi TV, we are the solution. Hello my friends, mumeze mute ini Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Muri aka kanya tugiye kureba noneho ikindi kintu abantu benshi bashobora kuba batari basobanukiwe neza ariko tugiye gusobanukirwa bidatinze. Ni MEXC cyangwa se cryptocurrency exchange yitwa MEXC. Iyi MEXC ni platform ikoreshwa mu gucuruza amafaranga ya crypto. Ibyo bamwe bita trading. Ahanga ushobora kugura, kugurisha no kubika crypto nka Bitcoin, Ethereum ndetse n'izindi. Ushobora kwibaza utese MEXC ikora gute? MEXC ikora nk'isoko ryo gucuruzamo za crypto. Icyo ukora nuko ufunguza konti muri MEXC, hanyuma ugasimbuza amafaranga asanzwe USDT, USD n'ibindi, ukayahindura muyo ushaka kugura cyangwa se gucuruza nka Bitcoin, Ethereum ndetse n'izindi. Ikindi kandi ushobora kugura ukagurisha crypto igihe cyose ushaka bitewe n'uko ibiciro biba bihagaze. Ikindi ushobora kubika cyangwa se gukuraho amafaranga cyo bita transfer, ukaba waya transferinga kuri wallet iyo ari yose cyangwa se no kuri bank. Muri make twavuga ko ari nk'isoko ry'ikoranabuhanga rihuza abaguzi n'abagurisha crypto ku isi yose. Reka none turebe ni gute wafungura konti muri MEXC. Kurikira neza iyi video iraza kugufasha mu buryo busobanutse kandi bwihuse. Icyambere no kujya kuri Google Play Store cyangwa se Play Store yawe, hanyuma ukajya ahagenewe gushakira ukandikamo MEXC. Uko ubibona ni M, E na X ndetse na C. Ni logo ifite. Ugatukanda kuri install ugategereza. Hanyuma imaze kuba downloaded ukanda kuri open ukemeza, ugategeza kwibanza gufunguka. Hano ugahitamo ibyo wemeza cyangwa se ibyo wakana byose ntacyo bitwaye. Ahangaro mu gufungura murabona ko tagaragara, ariko ikintu cyambere baguha ni umwanya wo kuzuzamo email yawe. Ukayuzuza, warangiza ugakora next, bakaguha aka kantu ukadraginga cyangwa se ukagasunika ukerekeza aho ubona nyine ukwiye kukuzuza. Iyo birangiye bakoreka ko verification yabaye successful. Hanyuma ukakohereza email, urafungura email yawe wujujemo, ufate code baguhaye, uyuzuze ahabugenewe. Nanone utegereze mu kanya gato iraba imaze gufunguka. Nkuko tubizi rero nko kuzindi exchange zitandukanye, MEXC nayo isaba KYC cyangwa se uburyo bwagenewe mu gushimangira umutekano wayo. Icyo gihe urakanda hariya hejuru, witure abantu handitse verify, arabari mu ibara ry'umutuku, ukandeho. Icyo ukora urakanda kuri verify, wemeze, hanyuma uhitemo ubwoko bw'icyo uri buze gukoresha verification. Njyano nakoresheje ID card cyangwa se indangamuntu yanjye. Ndahahitamo kuri kano kadomo, ure next. Ahangaha icyo batubwira ni iki, batwereka ibiba bikenewe. Ugomba ngo gutanga identity iri valid cyangwa se yemewe, cyangwa se document iri original, nta bindi bintu wongiyeho cyangwa se waba warahinduyeho. Ukamenya neza ko ishusho igaragara kuri ID yawe cyangwa se passport cyangwa ikindi kintu werekanye igaragara neza, ndetse n'amagambo agomba kuba agaragara neza. Banatwereka format ziba zikenewe, ni JPG cyangwa se JPEG cyangwa se PNG, nizo zemewe. Icyo gihe kandi file cyangwa se ifoto uri bushyireho ntabwo igomba kuba irenze megabyte 5. Hanyuma urazamuka hasi, urahita ubona ahagenewe gufotora, urakanda muri ako kantu kameze nka kamera, ube washyize identity yawe cyangwa se icyangombwa cyawe ahantu hagaragara neza. Hanyuma ufotore, urakanda kuri allow, wifotore neza witonze. Hanyuma uhitemo uburyo bwo kugira ngo uze kuyikata neza mu buryo bwemewe. Urangiza wemeze, ifoto ya mbere bigiyeho. Hanyuma ubu tugiye gufotora igice cy'inyuma. Aho naho urahitondera ubikore nk'uko wabikoze bwa mbere, hanyuma wemeze. Urahita ukanda kuri submit. Uwahangaha dukoze verification ya mbere yo kuzuzamo icyangombwa. Hanyuma tugiye gukurikizaho KYC cyangwa se know your customer. Ahangaha no ushobora gushyiraho passkey kwa kundi se ubusanzwe ukoresha nka mode pass cyangwa se pattern ya telefone yawe. Buri uko ugiye kwinjira muri MEXC ukabanza gukora iyo pattern cyangwa se iyo password. Hano uruzamo nimero yawe, ufata akantu ugashyira mu mwanya ko kabugenewe, hanyuma urindire message bari bukoherereze kuri SMS bisanzwe. Urakanda send code, hanyuma bakohereze na code kuri email nayo uze uyuzuzemo. Hanyuma turongera dukande kuri verified, tugera no ku cyiciro cya kabiri cya KYC verification. Urakanda kuri I understand, ukore start verification. Hari igihe baguha etape nk'izo wanyuzemo bwa mbere ukongera ukazikora,
cyangwa se bagahita bakujyana kuri iyi tableau igaragaza KYC verification. Nk'ibisanzwe rero nukanda kuri start verification barahita bakuzanira kamera, uremeza kuri continue, hanyuma urebe kuri kamera utanyeganyega, yo ubwayo irakwifotorera hanyuma bibe biremewe. Ubu hano KYC iratunganye, ni ugutegereza amasaha 28. Yari Fanya Kazi TV, icyo udasobanukiwe utubwire muri comment tugufashe. Stay in touch. Fanya Kazi TV, we are the solution.